nagiye kuvoma abana baza abanyeshuri baba bavoma ari benshi, nzanye indobo bose bariruka. Mvuze ngo bose bariruka. Bangahe? Bose barirutse, ndiruka ngira ngo babonye nk'inzoka. So uko niruka uwo negera none hakiruka cyane. Umwe ataravuga ngo reka kutwegera niho tuhunga. Ngiye muramunga. Aho hantu nari mpamaze imyaka 2 ndumushumba. Njya muri dortoir yari nini, nca mu kayira, hano hari ibitanda. Uwo nsanze arimo arisiga amavuta atarambara. Ndashaka kureba abakobwa nk'umunani biruka batambaye. Narebye ibitangaza ndavuga nti habaye iki, ntangira guseka. Nari mfite amateraniro mu mugoroba, nti habaye iki, narumiwe ndatangara. Umukobwa twararanaga ndamwibuka, Beneda yakubise sote, yari ku gitanda hejuru, twaraga hejuru hari ikindi hasi, ankubise amaso, araje iwawe yaravunitse, ararara he n'ubundi. So nyuma ndamamagara uwo umushuti wanjye wari uraho, mbona we ntabwo ampunza, araza aranga ati hano hamaze iminsi kuvugiye mu rugo abantu bamwe, arabambwira yari itsinda by'abantu nashaka kuvuga nabo barasenga, ngo basengaga umwe arahanura. Ahita aravuga ngo Julienne kumbe si umuntu, ngo si umuntu, ngo ni shitani yambaye umubiri. Abo bari kumwe batoye wiyunywe, ati ndabibonye neza, atuzamwegera azari gitagi kuzimu. Beneda iminsi 2 nari maze mu rugo, nasanze inkuru no mu batetsi. Nari mfite umushuti wanjye w'amagutuzi dushyushye, ngenda nkwa akadobo sinzamwibagirwa, yitwaga Mariko. Ni Mariko, navuye mu kiruhuko rero ntaraza utuzu harakonje, ataraje dayimoni. Narumiwe, ndavuga habaye iki, Mariko inshuti yanjye nawe arahunze. Nibwo nabonye ko bikomeye. Fata amasengesho ndasengereka, nanga kujya muri classe kuko animatrice yasambwira ati ntujye kwiga, guma ahantu hamwe tubone tumenye iki kibazo ko giteye. Beneda ntago nize, niriwe muri domu jyenyine alone, bakingiranye dayimoni. Babanze bamenye ubwo buhanuzi aho bwavuye. Nahamagaye Imana wowe nkubita igicaniro cy'umwijima, nabonye dabaza ataka itarabaho. Mfite amateraniro nimugoroba, haje abantu twari tutagisengera muri class, twasengeraga aho barira muri refectoire. Dore ahantu abana ikigo cyose kirira, abari hanini haruta, kuko twari benshi abana bakaza. Twateyemo intebe, haje abantu batagira mu ijana. Imana irambwira ngo preach, bwiriza nkaho bose buzuye. Ndabwiriza, komite yanjye nta numwe wavuyemo, bose bari bahari, sibye umuhungu. Ndamwibuka n'ubu aba muri Amerika ajyambwira ati wewe narakurebaga ni yeye. Abandi bari bampagazeho bavuga ngo sibyo barabeshya, ibyo ni ishyari. Now ndasenga, reka mbabwize ukuri. Imana irambwira, nari ifite agahinda, irambwira ngo hanagura umubabaro kandi ntumuvugishe, ikindi ntiwisobanura. Ndi Imana isobanura batakwisobanura. Ndabwiriza umugoroba, mbaza animatrice ngiye gukora etude, kuko kujya gukora etude mwajyaga mu maklasi. Arambwira ati ikorere mu cyumba muri dombo, abana badahunga, abana bakiruka bakavunika. Okay, ndigira muri dombo. Bukeye namaza njye mu ishuri, ati byatuyobeye, none turabibona uti watashye. Ni njye ntaha,
ntaho njya nasenze humura njya mu ishuri uwo twicarana ariko uzi kubona umuntu w'umusore n'ubwanwa yiruka bene da ariruka ariko yiruka gifura nyine gisirimu asa n'usubiye inyuma ajya kwicara inyuma nicara ku ntebe y'imbere animatrice yaje amperekeje aticara imbere bicara inyuma yawe ibaze kwicara imbere uzi ngo inyuma nuhindukira uvuga ikaramu bahita batokesha turiga reka mbabwize ukuri Imana yakoze kuri speed ndashobora kumva haciyeho kuko byahise bizana ikintu kitari cyiza bakora inama abarimu animatrice tubigire gute turabwira ngo natahe turajya kubaza Imana ngo nibyo turayikurahe barambaza bampamagara mu nama ndababwira nti rero Imana nkorereza kubisobanura ati yakubwiye ko izabisobanura ryari bashaka ntahe ndabwira ntabwo ntaha sinshobora guhagarika amasomo umwe arambaza uri sure uri umuntu iyi sinayibonyemo ibintu ku buryo nta kintu kinkanga haciye iminsi nk'ingahe ndabyibuka neza prophetess mfite sister wanjye icyo gihe aba muri Canada ubu yabaga muri ahantu biti Butare sinibuka ikintu nari mfite nsaba uruhushya nsimbukira yuko n'ubundi niba i Nyanza simbukira Butare gato ndagaruka ngarutse ninjiye mu marembo y'ikigo amashuri yose abameze ukuntu ku buryo abareba kuri gate murahabona aho hantu so natungutse umusekirite namubwira nti naje nyereka urupapuro rwa gusohoye ndamwereka wa wundi wahanuye kumba amaze iminsi ntaryama ntarya ntiyicara umwuka w'Imana mumereye nabi yaje kunshaka bamubwira ngo yatashye ariko ejo azaza ninji ariko iyi Mana ngomba byiza ukuri iyi Mana irasobanura ninjiye muri gate bihura ko abantu bose bari mu maklasi amadirishya abari madirishya nibo bagiraga gute barebaga ninjira nawe arimo aravepfa mu madomo so arimo arazamuka aza mu maklasi nanjye mva kuri gate ngira gute mbega turi babiri mu kibuga turi bangahe ngeze neza hagati agiye gukata ajya mu maklasi agira icyo arambona ati nguyu umukozi w'Imana aza yiruka aransanga aramfata aboroga ati mbabarira yakomye induru mbabarira arangije arapfukama ako kanya amfata ibirenge baza kumukura haranga aravuga ngo naramubeshyeye ntabwo Imana yabimbwi arasakuza nagiye kumva numva mu maklasi bati abana barahaguruka abatica baraceceka abana basohoka mu mashuri baza kureba ikibaye yanga kundekura arafata ati wambabari nakubabariye ndekurura ntura hasi ntabwo wambabariye neza ntabwo naryamye umugabo yamagaze hejuru wambabariye ko nazongera guhanura ibinyoma yaravuze bamuhuraho aranga araboroga akajya yikuba hasi ngo utaravuga ngo Mana mubabarire kumbe Imana yashakaga iki klase zose zigira gute igusubiriza ku karubanda kugira ngo hatagira n'ubibwirwa. The Lord will answer you in public. Umbrase Moriti va Yohana yafashijwe n'andi wango Imana isubiriza ku karubanda. The Lord answers you publicly. Ndibuka nshaka kumwicaza mubwire ni koko kuko nanyerageza nibaza ngo wasanga ni dayimoni. I wanted to sit her down to say, please, how did this come about? Because I even came to think maybe I am a demon. Imagine go don't. The Lord told me, keep quiet. Nasaku
I wanted to explain, and the Lord told me, keep quiet. Every time I wanted to explain, the Lord told me, keep quiet. ariko uwo munsi narebye uburyo imana ibisubije bose bagira gute maze amvuye ku maguru. When she left my legs, babandi bose bampungaga baraza, pastor tubabarire yari yatubeshye byari binyoma, tubabarire ziba tubabarire. Twamaze 2 hours twahavanywe n'abanimatrice n'abanimateur bakubita abana mujye kurya, amasaha yageze badashaka kumva iruhande. Uwo mugoroba nakoze igiterane wowe we took coming to repent. It was a lie they made. Baruzuye bajya mu madirishya. Uwo munsi nayoboye gahunda, ndaramisha, ndahimbarisha, ndabwiriza. I did a very powerful service. I worshipped, I led the program, and I preached, and people, there was an overflow, and people were following from nakiriye abantu bakizwa. Niwo munsi nibuka mu mateka niga hari ahantu nakiriye abantu benshi bakizwa. That's the day when I was still in school that I received so many people giving their lives to Menya Christ. ko Imana ntigikorera mu gihombo. I know God never works in a loss. Ikintu cyose bagukoze ikora kugira ngo ibo Everything that is igihindura done to you, escalier nayo yuririraho kugira ngo igare benshi. He makes it ladders for him to rise over that and find many to come to himself. Mbwirira ukwegereye ntukisobanure. Tell your neighbor, don't explain yourself. Nizi somo ubu kugira ngo nzicaze umuntu uzashaka umuntu mwicaje mubwira ngo wamvuze ntishobora kuva hano. It is very Ntabwo hard. byagerageza kubera iki namaze kumenya uburyo Imana irwana intambara. I can never sit someone down to say I am explaining myself. Why did you talk about me? I cannot do that because I know how God fights battles. Muzi ko hari abantu uyu mugoroba baruhutse mu mitima Some people kubera ibintu bagushizeho because wibazaga igihe icyo kimwaro kizakuvira ku bitugu. they spoke about you and you've been wondering when that shame is going to get out of you. Hari umuntu wicaranye ikimwaro. There is someone that is Imana ishatse ko ko nkatiraho kugira ngo umwijima wakubuzaga umucyo uri imbere ukuve ku bitugu. God wanted me to tell you this story, said that your heart should come back to turn your focus from the darkness that wanted you to face it and not face the light. Aha ndabafashije. Have I benefited you? Ntuzongere kwisobanura. Don't explain yourself. I tell you, people can talk. Abantu baravuga. Abantu bafite impano, umuntu aricara akagukubitiraho story. People have gifts, they can sit and make up stories. Umva impamvu mwanza akoresha icyo kintu. You know why the devil uses this trick? Ibintu bwiwe byangiza attitude yawe ku muntu. Because the things that are spoken about you, they will affect your attitude. Ubibwiwe biramwangiza mu mutima. And the one that has been spoken about, their heart is affected. Ndagufashije uyu munsi. Have I helped you tonight? Uwabeshewe n'uwabeshaga mwese nimufashwe. Uwabeshaga nabicikeho mu izina rya Yesu. If you used to slander people, stop it. Umuntu yambwiye ikintu ejo bundi kirambabaza. Ndavugana ariko twabaye iki mu itorero uyu munsi. And there was abantu babiri baririmbana ahantu. Two people singing together. Umwe ngo sinzi ngo yagize atundi. One did something to another. No. Umwe ngo yavuze mugenzi we. One spoke about another. Uyu bavuze, The one who was slandered against arababara. was hurt. Uyu wamuvuze, The one who slandered apfusha abana babiri. lost 2 children. Abana babiri imfura ye n'umukurikira barapfa mu mpanuka, barapfa. Uyu bavuze abwira bagenzi be murajya mu kiriyo mu gukora iki? This one Cyarandije amarira. Arabo bose shobora kujya kumfata mu mugongo. Yarambeshye, yaramvuze. Umugore arimo arashenga, my babies, abana banjye. Undi mugore wabyaye utegereje ku cyumweru kujya gufata mikongo aririmbe, arimo arabwira bagenzi be ngo ntabwo tujya gushyingura, ngo nimushaka mugende, kuko yari muri leadership. So arimo influence abandi baririmbana ngo mwijyayo, ngo yaramvuze. Baramubwira ngo
turajyayo ugumana urwango rwawe. Bakoresha flower bajyayo. Iyo samedi ntiyaje muri repetition ngo bagiye gushingura. Ibyumweru bibiri birangiye, uyu ntarabimenya, uyu wapfushije ntiyabimenya, araboroga nyine bibiri bitatu, azagaruka muri kuririmba ajya ugatutsi. Ninde wari wayoboye? Ninde wayoboye indirimbo? Fora uwo bavuze utaragiye gushingura, wa wundi utaragiye gutabara. Undi ndirimbo yaririmbye kuko yabimenye nyuma, urimo abimbwira. Tuzajya mu ijuru tubone Mesiya, tuzicara nawe. Tuzajya mu ijuru aduhanagura wow. Niko ngo tuzajya that you will go to heaven. Tuzajya mu ijuru aduhanagura amarira. Inyuma yawe hari urimo araboroga utara. Behind her there is someone who lost 2 children, and there are people who are singing in the psalm choir, but because this one had talked about her when she lost her 2 children, because she was a leader, she was influencing others and saying, where are you going? You cannot go to help her, you cannot go to console her because she spoke about me. And the others said, nowhere, we are going to go and console her. And actually she stayed and did not go. And that Saturday she did not even come for choir practice because part of the choir has gone to console another person who has lost 2 children. So after some time of mourning, this person came back to choir. That day, the one who refused to go and console her was the one who was raising music and saying, sing. The music and say, that you will go to heaven. I sing, please. I sing. Yes. Tuzagenda muguru. Is that English? Aririmbye ibiki buriya? Ni Kigande. Genda muguru. Tuzagenda muguru. Banange bakaziye. Tusangura masika. Masika. Tuzagenda muguru. Ariko mbwira ukwegera roko mwavuye mu waretse kubeshya Imana koko. Stop laughing. Urajya mu ijuru ry'ibinyoni. What kind of uzajya kubana n'ikizu hariya hejuru. Urajya mu ijuru ryawe. Are you going to the heaven of the birds? Where exactly are you going? Inyuma mwene so arimo aravirirana umutima. When you're uramuhagarara imbere